fata telefoni wakigoryiwe n'ukuntu warabinesheje umutwe ukanzaza ijoro ngutegereje ntunaze uziko hashize imyaka 20 yose nta mugabo nzi Allo? Umfasha Usami. Nshaka yuko umurikiranira Manolina ukamenya aho yagiye, icyo yariye, icyo yanyoye, uwo wahuye nawe, ndetse movement ze zose ukazimenya. Hanyuma buri munsi ukampa report. Sawa. fata telefoni wakigoryiwe arayifashe alo Manolina reka ibyamabuja ntago nkeneye kubyamabuja umva nkubwire wa kintu reka kunca mu ijambo ariko nakubwiye wirinde uriya muhungu ngo ni Samiri kuko gafaranga nabyumvishe neza uri umva weniko Mpone. Unafite ubwoba habaye iki? Urumva uri tayari? ni inshuti yanjye twiganye iri mu bitaro ndi gutekereza ukuntu ndi bugereho byanyuguye kandi mbararwaye cyane reka shama nyine ubu ngubu bampamagaye bambwira yuko nyine shiri wanjye arwaye arembye bikomeye niyo mpamvu shiri warwaye ihangane nta kundi byagenda ihangane rwose Paul ihangane nta kundi reka nyine dukomeze mu kazi Humura rwose ndaje ndagusobanurira. Niko urabona ibintu byose wampombeje. Kandi uzabyishyura. ndakuretse gaho genda ushaka uzagarukira igihe uzumva ubishakiye abari kuzaza Nagiye ko nzagarukisha. Ntakibazo rwose uzagaruka igihe uzumva wabitekerejeho gato alo amakuru se uri wenyine ngo nkubwire hoya gira hirya isa nk'uwitarura gato nkubwire igira hirya gatoya ndakubwira rwose witaruye umva nkubwire wakabyara we ndakwinginze nturabutageze hano uze mubwire rwose ukoresha uko ushoboye kose urara ugeze hano nkubwire hoya ntawe uhari azaza ejo humura ntawe uhari azaza ejo sawa Ade. Ndaje noneho. Ako se waje urakara ubanje kumva ibisobanuro ko ndabarakara. Afa. Nsobanurira iki? N'ukuntu warabinesheje umutwe ukanzaza ijoro ngutegereje ntunaze. None ubu ndaje rero. Nta bisobanuro byawe. Kankwereke ubu naje reme kumpana. Wampana ngaramye. Wampanisha gukubika inda.
ndaje unkoresha ushaka tu byose ndacyemera. yewe ngaho ngwino wicare hano ariko uyu munsi urandaza. Nta kibazo. Aho ni ntabwo ari njyewe. Ngazi kuri uyu munsi ariko ari indyankugera. Cyane indyankugera kabisa. Ni ikibazo. Baho nta kundi ibintu. Sami. Yego Manuel. Ano ahantu ngiye kujya gato. Ntabwo ndatinda. Ntabwo ndatinda. Usigare hano kuri company usigare ureba abakozi gatoya. Ba nta kibazo abakozi ndabacunga nabi nkumaze kubona se ko ari ibintu byanjye rwose. Noneho rero buriya ngiye gufata igare. Korona hano kuri company hari igare hari na moto. None kafata igare kugira ngo wenda haramutse wabaye nk'ikibazo cyihuta ushobora gukoresha moto. Kungiye ibyo ngiye muri kibazo gitunguranye ntabwo najya gufata igare kandi moto niyo yahita yihuta. Nta kibazo gikomeye kirimo. Nta kibazo. Hari ikibaye nyine wahita unkoraho ukamuhamagara kuri telefone nta kibazo. Nkahita ngira bo sawa. Sawa nta kibazo. Yego wangu. Ega Manuel nanga ngo bazi ko ngiye gusigara hano. Buretse gato ariko arenga mpinguka ikampate moto mucunga namara kurenga umusozi ndahita nanjye natsa moto arenga mpinguka buretse gato nkwereka aho ese gafara nako sheri wazishyano Yesadi kwita umugabo wandishe ariko gafara uzi ko hashize imyaka 20 yose nta mugabo nzi. Icyo nta kibazo turagikemura. Ibibazo nicyo cyanzanye. Yewe tubikemura se ngo ubundi ubu wanjye nabyo bishobora gukunda. Ntugire ikibazo. baturebe. Karibu ngaho injira mu nzu. Umva rero bubwire Manina. Ndakumva mubja. Reka ibyamabuje ngaho ariko nawe umva mbwire. Niba ushaka amaguru wirinde uriya mugabo ukorana ngo ni Samiri yahawe akazi na bosi ko kumeka bwombi kandi we ntabwo wamenye kumenya aho ugiye hose icyo urimo gukora byose nutamwirinda mbere ya kukabanga ubwo se ngo bakaba bashaka iki uyu munsi urabona itandukaniro ry'abagabo uko barutanwa. Neze itandukaniro ry'abagabo nkubwira yuko ntawe nzi. Nyine ureba ko byaje Daniel. Mwese nitewe no mwaka. Haro boss. Yego sha. Manuel nanga yinjiye mu nzi wawe ndabona bikingiranye hamwe na mabuja. Ngo Nese gafara kugiye